Reka mbabwire inshuti zanjye, hari byinshi muri gukosora mu rusengero, sibyo? Reka mbisabire mukosora ikintu cyo kubona umuntu ari gusenga ameze neza mu rusengero, naho kuganirira n'Imana cyangwa mu kiliziya. Oya, mu kiliziya ntabwo bakunda kubikora cyane, ahubwo mu rusengero ni ibyo kugira ngo mwimenyekanishe. Mufite YouTube, mwatumiye abakameramani, ariko mukabyara mujye mubabwira bakamere ku gatuti. Mureke umuntu waje kwirekurira Imana abikore mu mucyo, abikore mu mutekano. Ibintu byo kubona umuntu yafashijwe, waririra Imana, wayiganiriza, mukaza kumutunga igikamera, muba muri kumuvana muri mudu. Biriya bintu ni bibi, mbisubiremo, ni bibi. Biriya ni nko gutunga abakwe mikoro bari kurya. Mwe mwabona mu bukwe batunga abakwe mikoro bari kurya? Ni ukuri biriya ntabwo ari byo pe. Uzi ukuntu bivana umuntu muri mudu, kuba uryohewe wumva neza, uri gukurura ikirere, ukabona ibiporojegiteri, wahindukira gatoya ngo urebe, ugasanga igikamera kigutunzeho. Maze rero batunga kuri aho ndi babona yafashijwe. Please, niba ari gukina filime tuba twazikinye, niba ari umunyamakuru tuba twaburangije. Muduhe amahoro yacu n'Imana yacu, tuganire. Ibintu byo gutunga umuntu kamera ari gusenga, ibintu byo gutunga umuntu kamera ari kuramya, ari guhimbaza, si ikinyabupfura. Ntabwo ari ikinyabupfura, sinabyiza. Ni nka kwa kundi utumira umuntu ngo aze abwirize iwawe, ntubanje no kumubwira uti haraza kuba hari ibikamera. Ubwo nawe akabwiriza yumva, yajya kubona akabona haje ibikamera nk'igihumbi, aba YouTuber nk'ijana, bagashyiraho ibititiri utamenya. Please, ku Mana yacu nta majyambere abayo. Ku Mana yacu ibintu bihora ari bishya kandi bifite umurongo bigenderaho, sibyo? Mwebwe mwabihisemo, nta kibazo pe. Ariko ibintu byo kubona umuntu yenda uyu munsi yaje kumenekera Imana, uhagera ngo aje nko kwa muganga, aje kubwira Uwiteka avuga ati ngiye mu nzu y'Imana gusenga, mukamutunga urukamera. Buriya ntabwo ari ikinyabupfura. Ni nko kureba so mu kanwa ari kurya. Buriya ntabwo ari ikinyabupfura, sinabyiza. Ni ukuri ntabwo ari byiza. Muzare ukuntu bivana umuntu muri mudu pe. Kweri, ibindi byose mu rusengero wabyangana, ko burya ni kwa muganga twese, buri wese abarwaye abafite uburyo yagiye kwivuza, sibyo? Nta n'uwabitindaho. Hari urwara avuza induru, hari urwara acecetse, hari urwara arwana, ariko mureke kudutunga ibikamera igihe tunezerewe cyangwa igihe turi kuririra Imana yacu. Biriya bintu ni bibi. Mu byo mukosora mubikosore. Igikamera cyangwa ibifoto, ibyapareye umuntu ari kwisengera, bivana umuntu muri mudu. Si byiza rwose, ni ukuri si byiza pe, si byiza. Eko burya ni nayo mpamvu nkunda kubabwira ngo nta dini na rimwe ngewe ntavanamo ukuri. Nkunda ukuntu Abayisilamu bambara, n'ubu nambaye nkabo. Kandi please, ntabwo imyenda igira idini. Kuba nakwambara nkikwiza ntabwo ari byo byerekana ko hari idini runaka ndimo. Ndabikunda kwikwiza, sibyo? Ndabikunda tu. Ariko kuko twazanye akajagari mu myumvire, umuntu aguhitaho ari umurokore, ndawiyambariye gutyo, akakureba nkaho wagira ngo abonye ikiyoka. Ariko ubundi wiri joro ntabwo tuzaryumva mu matangazo gusara. Nkunda ukuntu Abayisilamu bagira umuco, ukuntu bambara, ibyo ni byiza. Ariko si ubu tuvugishije ukuri, Abayisilamu bari kwigira iki kuri ba twebwe tuvuga ngo turabarokore? Bari kuhigira iki? Ariko mukabyara mutubabarire. Kamera mu nsengero ni muzitunga ku gatutera kuri aritari, ku babyeme bakanabatumira. Abakristo muturekera amahoro yacu, twidagadurane n'Imana. Mwijya kuturisha, mwijya ngo nakanaka ngo yasengeye hano, kanaka se ahasengeye Mwuka Wera adahari. Bivuze iki?
rwose mutubabarire, sibyo? Hari byinshi biri gukosoka, ikintu cyo gutunga kamera abakristo rwose ni bibi pe. Noneho hari n'igesha umukameramani aza yakubona yabona ntanakuzi, ntakuveho akagutunga mikoro. Jesus, deje iminota yawe n'ahantu uba ugeze, uretse kwicara gusa ukifata gutya ukabwira Uwiteka uti Mana basi mbabarira unyumve, sinshaka kwigaragaza ko ndi gusenga nibinguye, ariko mbabarira unyumve. Ariko burya muba muri kuvana umuntu muri mood, ntabwo ari byiza. Nuko umuntu asigaye avuga ukuri akabizira, kandi amagambo ari mu kuri akenshi ntaba aryoshye. Imwikosore, ntabwo ari byo. Uwiteka Imana yo mu ijuru atugirire neza, kandi Imana iduha ubwenge. Ndabakunda, Imana ikandusha.